igihe kimwe umuhinzi yabonye igi mu murima we, arangije afata iryo gi arijyana iwe mu rugo, arishyira mu yandi magi inkoko ye yarariraga. Nyuma y'iminsi inkoko yaraturaze, havamo imishwi, ariko muri rya gi umuhinzi yongeye mu magi y'inkoko havamo umushwi w'igisiga cya kagoma. Iyo kagoma yakoranye n'indi mishwi y'inkoko, bigasangira bigakina. Iyo kagoma ntabwo yigeze imenya ko itandukanye n'iyindi mishwi y'inkoko yose, yibereyeho ubuzima nk'ubw'imishwi yose nkaho nta cyabaye. Yabagaho ubuzima bunezerewe n'iyindi mishwi yose, bikaba uko ikiga kuguruka nk'uko indi mishwi iguruka, ku buryo hari igihe yabaga inashaka kuguruka ngo igere kure, ariko yabona indi mishwi igarukiye hafi nayo igahita igarukira hafi. Iyo yari ifite ubushobozi bwo kuba yaguruka ikagera kure, ariko yabona nta wundi mushwi ubikora, nawo kubera ko nubwo yari kagoma ariko yiyumvaga nk'umushwi, ikavuga iti reka nanjye banze ntabishobora, aho indi igera nayo ikagera aho ngaho. Umunsi umwe uwo mushwi wa kagoma warabutswe kagoma nkuru iri kuguruka hejuru mu kirere. Urangije wegera nyina urayibaza uti mama, iriya nyoni yitwa nguki? Ni bya bindi by'uko burya umuhamagaro uko urimo burya uragukurura. Uyu mushwi wa kagoma wibaniraga n'indi mishwi y'inkoko, warebye mu kirere ubona kagoma, imbaraga zirazamuka muri wo, ubaza nyina uti iriya nyoni yitwa nguki? Isomo ririmo hano ni irihe? Nuko akenshi ikintu kikurimo uzakururwa n'abantu bafite ahantu bahuriye nacyo. Ikintu kikurimo uzakururwa n'abantu bafite ahantu bahuriye nacyo. Ikintu kiri mu muhamagaro wawe, nubona umuntu ukabona umuntu akubereye mu nzozi, kuko uyu mushwi warebye kagoma uravuga uti iriya kagoma ishobora kuba iri mu nzozi zanjye nubwo ntabizi. Nawe nubona ikintu ukabona uragikunze burya, ukavuga uti ubuzima nakabaye aribwo nanjye ndimo, nuko imbere muri wowe ufitemo ubwo bushobozi bwo kuba waba muri ubwo buzima. Ahubwo nawe uri kumwe n'imishwi y'inkoko uri kumwe n'imishwi y'inkoko niyo ituma utamenya yuko wifitemo imbaraga za kagoma. Uyu mushwi rero warabajije uti mama, iriya nyoni yitwa nguki? Ko ntangajwe n'uburyo iguruka mu kirere kugera hariya hejuru. Hano ntabwo muri kumvamo isomo. Isomo ririmo nuko nutangazwa n'ubuzima bw'umuntu runaka, menya ko nawe imbere muri wowe harimo ubwo bushobozi bwo kugera nk'ahari, harimo ubwo bushobozi bwo kugera kure nk'ahari, ahubwo businziriye muri wowe ukeneye kubukangura. Uzi ukuntu nyina yabwiye uwo mushwi, yarawubwiye iti mwana wanjye rero iriya bayita kagoma, cira birarura cira birarura. Tekereza ko ari nyina wayibwiraga gutya, cira birarura, iriya bayita kagoma, ni umwami w'ibiguruka byose. Nicyo kiguruka cyonyine kibasha kuguruka kikagera kure kurusha ibindi byose biguruka mu kirere. Cira cira birarura, cira cira. Burya kagoma iranarenze byo. Kagoma ubundi bivugwa ko ibaho imyaka 40, ariko ifite ubushobozi bwo kubaho imyaka 70. Iyo igize imyaka 40 hari ikintu kidasanzwe kiba kuri kagoma, ni uguhitamo gupfa cyangwa se gukira, kwiyuburura. Icyo kintu kidasanzwe rero kagoma ibigomba kwirwanirira kugira ngo ibigereho, ibigomba kumara iminsi 150 itarya itanywa. Kubera ko iyo kagoma igize imyaka 40 inzara zayo ziba zarashokonkoye itakibasha gufata, umunwa wayo uba umaze gusaza utakibasha kudonda ngo bikunde, n'amababa yayo aba amaze kuremera ku buryo bitakibasha kuguruka. Nuva kagoma ikintu biyisaba no kwiyuburura. Kugira ngo yiyuburure biyisaba guca mu bubabare bukomeye cyane. Ibigenzi ite rero? Iragenda ikajya ku musozi nk'ahara kuri mo Kigali, ikahamara iminsi 150 itarya itanywa. Uzi ikintu biri gukora? Ibidonda umunwa ku rutare kugeza umunwa uhungutse hakamera undi. Ibipfuragura buri baba ryose riremereye ikarikuraho hakamera ayandi. N'inzara zayo ibizishimashima kuri urwo rutare kugeza zishonze zigashiraho hakamera izindi. Kagoma imara iminsi 150 yenda gupfa, yarashonje, ariko iyo ivuye aho ngaho ayo mababa amaze kugaruka, inzara zimaze kugaruka, nubwo tubari tukiri dutoya, umuntu umaze kugaruka, bakubwira ko iyo kagoma noneho si ukuguruka gusa, iraguruka ikagera no hejuru y'ibicu. Mu gihe izindi nyoni zijya kugama imvura, iyo ukuntu kagoma yugama imvura irazamuka ikajya hejuru y'ibicu aho imvura ituruka ikayijya hejuru.
nuvuga kugira ngo wongere kwiyuburura bisaba guca mu bubabare. Kagoma rero ni inyoni idasanzwe, niyo mpamvu nyina w'inyoni yavuze iti mwana wanjye cira biraruriya bayita kagoma. Ya kagoma ntoya iti none se mama, nanjye nshobora kuguruka nkagera nka hariya umwami w'ibiguruka aguruka akagera? Nyina yarasetse cyane iti ntibishoboka mwana wanjye, wowe uri inkoko, nubwo wabigerageza hari aho utagera, hari aho utarenga. Ntuzigere uta umwanya wawe unabitekerezaho, ntabwo wabasha kuguruka nka kagoma umwami w'ibiguruka. Ugomba kwishimira kuri inkoko, ukishimana natwe, ukishima aho ubasha gushyikira mwana wanjye. Cira birarura ntabwo ari ibyawe, ibyo bintu byihorere. Ibyo bintu byihorere rwose. Uwo mushwi wa kagoma wumviye nyina, wakira inama uhawe, kuva uwo munsi uriyakira, ntiwongera no kugerageza kuguruka ngo urebe ko washobora kugera kure. Mu buzima bwawe bwose bwo ku isi wakomeje kubaho nk'izindi nkoko zose. Ubu rero nibwo buzima benshi babamo kuri iyi si. Ibitekerezo by'abandi n'imyitwarire ya bagenzi bacu ituma tutagerageza ngo tubashe kumenya neza aho ubushobozi bwacu bugarukira. Umuntu avukana ubushobozi buhambaye muri we. Niyo mpamvu bari abantu ubona bakubereye mu nzozi, uriya muntu ubona wagafashe ukavuga uti hari ahantu uriya muntu yageze nahagera gute, ni ikimenyetso kigaragaza ko muri wowe harimo ubwo bushobozi. Ariko ubwo bushobozi buburizwamo imbere y'imyumvire y'abakugaragiye bose. Ugasanga wavutse uri kagoma ariko ukabaho nk'inkoko ubuzima bwawe bwose, kubera ko wavukiye mu nkoko. Izo nkoko nizo musangira, nizo muhorana, uzahora muri zo rero. Wanagerageza kuguruka ngo urebe ko wagera kure, wenda bitewe nuko uri kubyiyumvamo, biri muri wowe. Ubundi banakubwira ko tuba dufite ubushobozi buhambaye dukomora no ku bakurambere bacu, ariko ubwo bushobozi bukaburizwamo kubera ibiduca intege bitugaragiye. Na comfort zone burya ishobora kuguca intege, niyo mpamvu bajya bakubwira ngo ujya wishyira ku gitutu. Buryo wishyize ku gitutu nibwo buri gukura, buri gukangura za mbaraga zigusinziriyemo. Hari imbaraga abakurambere bawe bagize, izo mbaraga zikurima ariko zirasinziriye kubera ko uri mu nkoko. Ni imbaraga za kagoma ariko wibereye mu nkoko. Ucika intege rero, ugacibwa intege n'izindi nkoko zikubwira ko udakwiriye guta igihe ugerageza, ndetse kenshi ugacibwa intege na ba bantu basobanuye byose mu buzima bwawe. Ababyeyi bawe bashobora kuguca intege, nk'uko uriya mushwi waciwe intege na nyina. Mama wawe cyangwa papa bakakubwira ati hoya ntukajya bira ntabwo ari ibyawe, cira birarura, ntuzabigerageze mwana wanjye, ibyo bintu byihorere bitazagukora. Ntawe iwanyu wigeze abigeraho, wowe uri nkanje. Bakubwira ko kuvuka ukennye ntabwo ari ikosa ryawe, ariko gupfa ukennye ni wowe bizabarwaho, n'urubyaro rwawe ruzabikubaza. Niba iwanyu nta muntu n'umwe wigeze utunga iki n'iki, kuki utaba uwa mbere? Ni wowe wa mbere rero, ni wowe ugomba kurema umuryango ukomeye. Wavukiye mu muryango w'abanyantege nke, ariko rema umuryango ukomeye. Reka umuryango ukomeye utangirire kuri wowe. Mu ruziga rw'umuryango wanyu reka abakomeye bazahere kuri wowe. Ugomba guca iyo minyururu rero y'izo nkoko, iminyururu y'iyo mishwi ugomba kuyica. Akenshi uciwe intege n'umuntu wawe wa hafi, umuyobozi wawe se, umubyeyi wawe se, mukuru wawe se, inshuti yawe se, hari igihe uhita ufata umwanzuro wa nyuma ukumva ko ariko ubuzima bwawe bugomba kugenda, nyamara uba wibeshye cyane, ukamera nk'iyi kagoma. Ugasanga wavutse uri intare ariko ukabaho ubuzima bwawe bwose nk'intama, kubera ko wavukiye mu ntama. Mu buzima rero hahoraho abantu bagukikije bahora bakwereka ko ntaho wagera, ntuzigere ugerageza ibi na biriya, ntabwo wabishoborerega. Inde wundi se wigeze ubona abikora mu muryango w'iwanyu? Ibyo bintu ugakomeza kubyumva, ukomeza kubyumva biba byiyubaka muri wowe. Iyo ubumviye ukabatega amatwi, birangira utabaye icyo wahamagariwe kuba cyo. Buri gihe ukumva uri inkoko, kandi mu by'ukuri wavutse uri kagoma. Rimwe na rimwe rero bisaba gufunga amatwi, ukirinda kumva urusaku rw'imyumvire y'abandi, ahubwo ukumvira ijwi ry'umutimanama wawe. Wibuke ko buri kimwe cyose gihora gisa nk'ikidashoboka kugeza igihe kibereye impamo. Kandi kuba inzira urimo ari wowe wenyine uyirimo ntabwo bivuze ko wayobye, ahubwo nuko umuhamagaro wawe utandukanye n'uw'abandi. Umuhamagaro wawe rero ni uwo kuba kagoma, ntabwo ari uwo kuba inkoko. Hitamo neza rero, gerageza utsindwe ariko ntugatsindwe kugerageza. Mu buzima bwo kuba icyo twahamagariwe kuba cyo, rimwe na rimwe bidusaba gufunga amatwi. Rimwe na rimwe ugafunga n'amatwi y'aba bantu basobanuye byose mu buzima bwawe, kubera ko n'umubyeyi wawe yakuyobya. Nabyo birashoboka. Ababyeyi ntimunyumve nabi, ntimunyumve nabi, ariko imyumvire y'umubyeyi wawe nayo ishobora kukuyobya. Ndakubwiza ukuri,
narese uyu mushwi ntiwayobejwe na nyina uvuga ati oya cira biraruriya nikagoma n'umwami w'ibiguruka inde wundi wanyu wabaye umwami niba wiyumvamo kuba kagoma rero nta mpamvu n'imwe wahatirwa gukomeza kubaho nk'inkoko. Gerageza ufungura amababa yawe uguruke, fungura amababa ntukabeho nk'inkoko kandi waravukiye kuba kagoma.